nongeye kukwifuriza amahoro n'imigisha biva ku Mana Data nshuti we muvandimwe ukunda amateka y'indirimbo zo guhimbaza Imana. Nta nshuti nziza nka Yesu. Ni indirimbo y'ijana mu gitabo cya Dore Somusi wa 7. Akaba indirimbo dukunda twese, abenshi barayikunda nanjye ndimo. Nibyo koko reka bayikunde kuko irabikwiye pe. Nubwo yavuye ku ndiba y'umutima washenjagurekejwe n'agahinda. Amazina ni Iguriko ishaka Rene. Nta nshuti nziza nka Yesu. Ni indirimbo y'ijana dusanga mu gitabo cya Dore Somusi wa 7 mu ndirimbo zo guhimbaza Imana. Joseph Mudereko Steven niwe muhanzi akaba n'umwanditsi w'indirimbo dukunda twese. Yavutse mu 1919 apfa mu 1986. Avukira ahitwa Ireland mu Bwongereza. Papa we yitwaga John Scriven, umugabo wari kapiteni mu ngabo z'abamarine. Mama we naho akitwa Jane Medile Cote. Uyu muryango wari wishoboye muri byose, amafaranga, ubukungu, mbega bari abakungujumba. Ubukire bwabo bwatumye barihira amashuri umuhungu wabo ndetse ahabwa n'impamyabumenyi ya bachelors ahi Dublin, akaba naho yakuriye. Uyu Joseph asoje amashuri ye yaje gukundana n'umwe mu bakobwa bari baturanye, barakundana cyane. Umukobwa aramukunda, umukobwa akunda Joseph, Joseph akunda umukobwa. Yewe baraka Jacques na Rose, baraka Jacques na Rosa ndetse bari Juliette na Romeo b'icyo gihe. Ariko icyakurikiyeho ubwo biteguraga guhamisha iby'urukundo rwabo, gushyingirwa imbere y'Imana ndetse n'abantu, Joseph yakiriye inkuru mbi y'incamugongo. Ati Joseph, umukunzi wawe umutima wawe wumva ugasusuruka, amaso yareba agahweza, yarohamye mu mugezi wa Riverberg, yarohamye. Mbega agahinda Joseph yagize. Ahari sinzi niba ufite umukunzi cyangwa niba wari umufite, ariko icyo nzi neza nuko buri wese afite uwo akunda. Ushobora kuba ukunda umubyeyi wawe, inshuti mugendana cyangwa uwo mukorana. Ishyire mu cyimbo cya Joseph, kuko Joseph yari amerewe. Joseph kwiyakira byaramunaniye, maze afata umwanzuro wo kuva mu gace yari aho yakundaniye n'umukunzi we wa mbere, aragenda ajya muri Canada. Joseph muri Canada yabaye umwarimu wigisha abanyeshuri. Nyuma y'iminsi mike yaje guhura n'umukobwa mwiza useka neza, amasaro agasesekara, amukura mu bye byose ndetse amwibagiza na wa mukobwa bakundanye mbere. Uyu mukobwa nta wundi ni Eliza Catherine Lodge, akaba umuvandimwe mu bakobwa yigishaga. Bombi bihaye igihe cyo kumenyana nk'abantu biteguraga kuzabana akaramata, ariko ntibyaje gukunda kuko mu 1960 ntabwo byaje gukunda kugira ngo babane. Mu 1960 Catherine yaje gufatwa n'uburwayi bwa fenomene agera harapfa. Mbega agahinda Joseph yageze. Agize kubura umukunzi we wa mbere ndetse abuze na Catherine. Isi yamwikaragiyeho maze afata umwanzuro. Yumva iby'isi byose arabyanze. Atafata umwanzuro wo kwiyegurira Yesu, kwiyegurira Imana, kuko yumvaga iby'isi ntacyo kuri we bikivuze. Yiga ijambo ry'Imana nasenga, abana n'Imana, abwiriza ijambo ry'Imana. Atangira urugendo rwo gufasha abakene mu byo yari atunze byose, yicisha bugufi mu mirimo ye ya buri munsi, yewe atangira no kwicisha bugufi akafasha abaturage kwasa inkwi. Imirimo iciriritse bigezaho. Nyuma igihe gito yaje kwakira ubutumwa buvuye iwabo mu Bwongereza buvuga buti Joseph, mama wawe ararwaye yenda gupfa. Kuri Joseph ntibyari bimworoheye kwakira ubutumwa neza kuko yari yarabaye umukene ku rwego ruhagije, nta mafaranga yari afite, kugeza aho yabuze n'itike yamusubiza iwabo maze ngo ajye kureba mama we akunda cyane. Mama we yakundaga cyane. Maze Joseph mu gahinda kenshi yandika igisigo. Iki gisigo akaba ari cyo cyavuyemo indirimbo dukunda twese, iyi ndirimbo y'ijana, acyandikira mama we yakundaga cyane. Yanditse amagambo avuga ngo, mama, nta nshuti nziza nka Yesu, atsemba ibyaha byacu, ni amahirwe kumwizera kuko atwuzuza na se. Iyo tubabaye rwose dufite ishavu ryinshi, adusohoza ku Mana yumva amaganya yacu. Nitugira ibyago byinshi tugatotezwa cyane, bye kudutera ubwoba, mwiringire rwose, nta wundi wabidukiza abiduhemureho. Yesu azi intege nke zacu, jya wisunga Uwiteka. Nitugira ishavu ryinshi tukabara rwose, Yesu niwe uturokora, komeza umwizigire. Niba kujya ruvumwa wisunga umwami Yesu,
ntazagira ubwo aguhana, jya uhora umwizigiye. Ngaya amagambo Joseph yandikiye mama we yakundaga cyane. Mu mvange n'amarira Joseph agira agahinda, akomeza kubana n'Imana asenga. Icyakurikiyeho Joseph yaje, abantu baje gutora umurambo we ku nkombe z'umugezi waho mu gihugu cyo muri Canada. Ntabwo bazi neza niba yariyahuye cyangwa yiba yarishwe n'impanuka. Icyo nzi neza nuko yapfuye mu 1986. Nshuti yanjye, ndakugira inama kugira Yesu nyambere urugendo umuntu ashobora gutera ntazarwicuze by'iteka ryose. Nujya Yesu nyambere nta na kimwe uzabura mu mibereho yawe. Uzabana nawe, azaguha byose ukeneye, ndetse na rwa rukundo abantu bakwimye azaruguha. Azaguha kwihangana, kwifata ndetse no gukomera. Shikama ubane nawe kandi umwizigire, kuko niwe byose muri byose. Mukomeze kugira umunsi mwiza, n'abakunda cyane cyane. Murakoze.